Ndagira ngo unatubwire wakomoje ku moko atandukanye y'amahohotera ishingiye ku bukungu, ishingiye ku gitsina, rijya ku mitekerereze ngira ngo agera kuri ane. Ndagira ngo mu bushakashatsi mukora cyangwa mu bikorwa mukora ni irihe mubona ryiganje cyane muri ariya mwatubwiye? Murakoze cyane. No muri bwa bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare baherutse gutangaza, rya hohotera navuze, wa mubare w'abagabo watinyutse kuvuga ukiyongeraho 7%, akenshi ni ihohoterwa rishingiye ku mubiri ndetse na rya rindi rishingiye ku myanya ndangagitsina. Nibyo byigaragaza cyane. Nibyo byigaragaza. Ubwo biterwa n'iki mbese? Nuko ari naryo ahari ryoroshye kuribonera ibimenyetso. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa ku mubiri ni rishingiye ku gukomeretsa, gukubita, kuba watwika umuntu, kuba ikintu cyose wamukorera cyamwangiza umubiri, physical violence. Rero iyo wankubise nkabyimbirwa, iyo navunitse, iyo navuye amaraso, iyo wakubise umuntu cyangwa ukamukorera ibyo bikorwa by'iyicarubozo bimukora ku mubiri biragaragara. Barwanye, uzi ko hari n'abarwana agakurutura nk'ikintu agahita kigukubita. Hari n'abagira izo mpfu cyangwa akamugara akagira gute. Ibyo rero nibyo bikunze kugaragara. N'iyo tugiye ku bagore, iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa ku mubiri. Ibyo byo gukubita, gukomeretsa, gutwika, kunoshanya, kuryana inzara, ibyo byose niho tubona umubare munini, kuko byo biranagaragara. Hanyuma rya rindi rishingiye ku myanya ndangagitsina, ni ukuvuga ngo sexual violence, habamo ibintu byinshi, habamo kwangira undi gukorera imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye, habamo ubuharike n'ubushoreke, habamo gucana inyuma, habamo icyo twita gufata ku ngufu kandi abo bashakanye. Aho hasobanura gufata ku ngufu mwashakanye, wabisobanura abatwumva cyangwa abadukurikiye kugira ngo bamenye neza iryo hohotera riteye rite? Ego, ni kwa kundi ukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina atabishaka. Nabyo bishingiye kuri ya myumvire n'imigirire mibi, aho wumva yuko ngo umugabo afite uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina igihe cyose abishakiye. Ibyo rero ntabwo ari byo, kubera ko umugore ntabwo ari itungo. Hari igihe aba ananiwe, hari igihe aba arwaye, hari igihe aba afite ibibazo bitandukanye, kubera ko imibonano mpuzabitsina ni mu mutwe kurusha uko duhuza imyanya yacu ndangagitsina. Iyo rero wumva mu mitekerereze no mu mutwe wawe utameze neza, utari muri mudu nziza, burya iyo uforushije mugenzi wawe uba umuhohoteye. Rero icyo kintu abenshi turakivuga ntago babyumva, ariko ubushakashatsi dukora bunagaragaza ko riri hejuru. Ingo nyinshi mu gikorwa cy'abashakanye abenshi babikora umwe muri batabishaka. Rero turi ku ihohoterwa ry'abagabo niryo ndi kuvugaho uyu munsi. N'abagabo nabo bararigirirwa, kubera yuko hariho igihe nabivuze, mu ngo haba byinshi ntago ndi bubivuge, abashakanye barabyumva, ukangirwa gukora imibonano mpuzabitsina, ukamara igihe, uko umubwiye ati ndwaye umutwe, uko umubwiye uti ndananiwe, uko uvuze ati samariye icyo araba atahashye ngo arambaze ubusa. Urabizi nawe, ugenda muri komino tubana n'abantu, umuntu neza neza akagufungira. Ariko nanone yenda akaba birashoboka kuba nawe utameze neza, kuko natangiye mvuga ko umugabo ari umuntu, arababara, agira amarangamutima akomereka nk'uko n'abagore bayagira. Kuba rero uyu munsi utameze neza cyangwa urwaye cyangwa wumva nta n'ubushake, umugore akaba yagufosinga ngo mukore icyo gikorwa, nabyo tubyita iyo intimate partner violence, kuguhohotera, kugukoresha iyo mibonano kandi utabishaka. Ibyo bintu rero uzi ihohotera nk'iryo urakomeza, hari aho ushobora kujya kurivuga? Yego rwose. Muri Isange, urwego rw'igihugu cyacu dushimira ubuyobozi bw'igihugu, bakoze uko bashoboye ibi bintu byo gutanga amakuru ajyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, barabimanura babigeza no ku rwego rwo hasi rwegereye abaturage. Kuva ku bigo byose nderabuzima biri hirya no hino mu gihugu, tugira ikintu, ishami cyangwa akumba kihariye kitwa Isange One Stop Center. Kuri buri kigo nderabuzima birahari,
n'abaduteze amatwi babyumve, ni ahantu usanga serivisi zikomatanyije, baguha ubujyanama mu buzima bw'imitekerereze, nabivuze wakomeretse, bashobora kukuvura wa wundi wagize ihohoterwa ryo ku mubiri, bashobora kuguha n'ubufasha mu by'amategeko igihe babona bikabije. Rero kubera ko ni n'ahantu nakwita hatekanye, safe space, aho ushobora kugenda ukavuga n'agahinda, umugabo ati rwose na bya jyewe bindi umugore wanjye by'imbere rwose yafungiye amazi Yego, abakozi banakoramo baranabibahuguriwe, abenshi ni n'abizi ibi bijyanye n'imitekerereze y'abantu, clinical psychologist, barabakira rwose, akagenda nyine, erega buriya amarangamutima yose ategerezwa gusohoka. Iyo wababajwe n'ikintu ntugisohore niho bikugiramo ingaruka. Rero n'iryo ngiryo natangiye mvuga ko niyo ubajije mu nzego z'abakurikirana ibyaha n'ubucamanza ni ryinshi, ariko kuribonera ibimenyetso biba bigoye. Ariko iyo abantu bahawe aho hantu hari safe, hatuje, ashobora kumva ko yumvwa, atekanye kandi akugiriye icyizere ko utazamuvamo, akenshi barabibabwira, bakababwira uko bimeze.